wa Israeli iyo igitabo kivuze ngo bageze ku nyanja ngo hirya no hino hari imisozi batarashaka kurira nta wundi muti na Mose ubwa Imana yari yaragize lidere cyangwa umuyobozi wabo mbere yuko agira icyo akora yabanje kumaza icyo afite ari guhitaho imvano niki waba ufite aravuga ati mfite ngo naho niyomberaho ni ukuvuga ngo Imana izahera ku bwitange bwacu ihere ku maboko yacu tubona gato ndasambira abaturage ko mugomba guhumurika timukacibwa intege na bene wayo bibihahirana batagira umutima bashake ngo babeho bonyine abandi batariho ahubwo muje mureba intego murebe amaraso y'abana yaviriye muri iki gihugu ntabwo tuzayavirira kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi ibi bihe si ubwa mbere bituzaho igihe bamuhinda nyina bagakingiye baza bafata imunde bakazamuka abantu bari mu mishasha barishwa n'abakinnyi imiryango myinshi irahona irashira araba kandi baturanyi bacu batuzize uko twareba ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana inkundura ubu turi kwirwanaho ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura tuzotera tumeze nk'ibirura kandi ibyo tuzabikora tuzarwana tumeze nk'amadubu niba mutumva ibirura amadubu ntabwo ibi bizagarukira mu maboko yacu harimo inkota kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi ikarimbuka ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo ndashaka kubabwira ko iyi ntambara tutenda kuyivaho nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka wanadanganya nimba hari umuntu ubibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga hari ikintu yovuga noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya bongo tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo. Kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose kawe twahemukiye tuzohagarara ku kuri kawe turenganyije nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira ntawe tugomba gusaba kubaho nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru hayipo ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'impfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge niko bigomba kugenda ibintu byose bisaba ikiguzi kuko iyo bitagisaba ntabwo mwari kuba muri hano sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana bakicirwa ku misego y'ibiraro abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama izo zarabaye wa munsi mama warerekeje ya nzira bavugaga ije wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda ariko icyatumye mutagenda icyo nico gitume duhagaze hano kandi duhagaze twembi kugenda kwa bamudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura nta nubwo bizaduca intege tuzakomereza aho nyine amaraso yabo ni mureme mushikana intambara umuntu arayitangira ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe ushobora gusohora isasu mu mbunda ukarikubita rimwe rikica umuntu cyangwa kugira ngo uzarigarure aho warikuye biragora ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye nibadasubiza inkota mu rwubati bazabyicuza ubuzima bwose ntabwo gupfa kw'abanyamurenge bazira ubusa bicwa na leta bicwa na bene wabo b'abakongomani
ntacyo bazira ko ari abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaha. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo kandi tubirimo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'abanyekongo kuko bafite uburenganzira bwo kubaho. Dufite uburenganzira bwo kuja iyo dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Hano hariho ba mugabo niwe momo, n'abacuruzi babahangaha mu madegu, n'abashiri Bukavu. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge munene w'abanyamurenge. Ariko habaza abacwere hano mu suku ugakomeza hano, sinzi ko hari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yugurutse. Ibyo bizashirwa iherezo, kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye, bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse. Mureke gutwarwa n'imfu, tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka, kandi tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza. Ntabwo turi abasazi, ntabwo turi ibipfu. Ibyo turimo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Twavutse nk'abandi, tubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kugira iwacu. Rero mu kurangiza, Mudabari yabaye umuyobozi mwiza twabivuze, kandi akora ibintu byinshi, kandi mwabyumvise yarabyaye. Imana ishimwe ko yabyaye kandi asize. Abo yasize bazakomereza wise yagarukiye. Ko bigenda turi abana se babamuhinda twebwe turi muri imbunde kugena bw'inkota hano. Inkota izava mu biganza byacu ariko tubonye amahoro. Ntawe uzobona amahoro atayaduhesheje, ntawe habe n'umuntu uzotubuza amahoro, nawe azayabura. Hano mu biganza hari umuriro. Uduha amahoro tuzayamuha, uyatwima nawe ayabure. Nta mpamvu yo kurara duhagaze cyangwa tubona abandi basinziriye. Birikunda. Rero tugomba kuba hamwe muri uru rugamba, tukarurwana, abantu bakareka kumera nk'inka zaziribwa n'agacembe, abantu mukagabanya ibintu bitarakwiriye muri iki gihe. Abantu mutunguze za tension n'amasukari, kuzamura, kuvuga ni ibintu bimwe bitari ku murongo. Tuje mu rugamba rwo kwirwanaho, turukomeze dufatikanyije abagore n'abagabo barahangaha, tureke kuvuka nk'ibigwari. Urugamba ni urwacu, ntaho uzarokoka ngo kubera ko wewe ngo wavuze neza cyangwa hari ukuntu witwaye imbere y'abatwica. Ntaho uzarokoka n'ubu. Twese ni mu gatebo kamwe tuzarokoka. Twaba tubashimiye imiryango yose iraha. Ibi muzabikomeze, ibi muzabikomeze, muzahore mwegerana n'ababuze abantu, dufatane mu nda tubane, ibike dufite tubisangire. Ihumure no magambo presence y'umuntu yarutana ibintu, niyo wegereye umuntu gusa yumva kuko ahumuritse. Ibi muzabikomeze, yabivuze shefu rwose, umwashize umugayo n'ubundi muzakomeze uwo mugayo mushire, dukomezanye, dufatikanye, dushikirane, dushikame, tuzagera ku mahoro. Ibi byose bizashira, aya marira tuhaturira azashirwa iherezo. Azaga turabashimiye, mukomere kandi mugira Imana.